Hello, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza kandi n'abatameze neza mwihangane, Imana iborohereze ibibakomereye kandi n'abameze neza Imana ibakomereze ibyo byishimo. Guys, uyu munsi rero ndagira ngo nganire n'abantu baba bagiye gukora ubukwe. Ngiye kubabwira ibirongoranwa utagomba kubura, ugomba kwitwaza. Ubwo ngiye ndabwira abantu bafite ubushobozi bukeya. Nimba ufite amafaranga makeya, ngiye kubwira utuntu ugomba kwitwaza nyine, tudahenze cyane, nyine utuntu utagomba kubura. Ngiye kubikubwira, nawe wagereranya na budget ufite cyangwa amafaranga ufite, ukagereranya nyine, ukagira ibyo ukuramo bitewe no kubona utabikeneye cyane, ukagira n'ibyo ugumishamo bitewe no wenda abantu babikenera cyane. Ngiye nyine ngiye gukorera akantu cyangwa wagabanya n'ingano yabyo. Muri ibi bintu ngiye kubwira ushobora kugabanya ingano yabyo, ariko nyine ni ibintu by'umuntu udafite amafaranga menshi. Ikintu cya mbere ni amakariso. Ubwo duhereye mu myenda, amakariso ntabwo ugomba kuyabura. Byibuze ushobora kuvuga uti reka ntware amakariso iduzeni imwe, kuko impamvu amakariso ari ngombwa, iyo uri umukobwa amakariso ufite ntabwo aba ahagije. Ubwo ngende kubwira abantu badafite ubushobozi cyane, iyo ubyaye ukenera amakariso menshi, rero ayo makariso uba uyakeneye, aba ari ngombwa. Ikindi ni ibitenge. Niyo wafata ibitenge bibiri byibuze ukaba utavuga ngo nta bitenge ngira, ukagura ibitenge bibiri ukazabidodeshamo akaribaya n'igitenge, ukaba uvuga uti basi byibuze uko biri mfite ibitenge. Ikindi kintu, robe de nuit nazo ni ngombwa. Ushobora wenda no kugura, niyo wagura peri imwe basi, ariko ukaba ufite robe de nuit. Ikindi kintu nanone, ugomba kugura ibintu wajya wambara mu rugo. Niyo wagura amadira abiri, kuko hari imyenda nyine uba ufite warambaraga mu rugo. Wenda impamvu mbuze amadira abiri ni makeya, ariko kuko uba ufite ya myenda wambaraga mu rugo biragufasha, ukajya uyambara mu rugo nyine ukayikorana, kugira ngo ugende ujye kugura amadira menshi, kandi ayo mafaranga waguze amadira wari kuguramo n'ibindi bintu. Ubwo impamvu wambuze utudira ni utuntu nyine wenda hagize nk'abantu baje kugusura ukaba wagashyiramo, ariko na ya myenda nayo wambaraga mu rugo cyangwa wari ufite mu rugo ntugire aho uyishyira, ugomba nayo kuyizana ukajya uyambara mu gihe nta mafaranga ufite yo kugura ibindi. Ikindi ni amashuka. Niyo wagura peri zingahera, niyo wagura peri eshatu zaba zibaye peri eshatu nyine, mu gihe udafite amafaranga. Ariko iyo ufite niyo wagura 10 nta kibazo. Ushobora kuvuga uti nguze peri eshatu, ukajya uzihinduranya nyine, mu rwego rwo kugira ngo nyine utagenda ntayo ufite, ukagura nk'abiri atatu gutyo. Ikindi ni bed cover. Urumva bed cover imwe wagura imwe, kuko nayo iba ikenewe, wagura imwe. Hari bed cover adahenda, nawe ntabwo wajya kwihanika ngo ujye kugura bed cover yahataye, wapi, wagenda. Ubwo ngende kukubwira ibintu ukeneye cyane utasiga, kuko ntabwo mwagenda ngo mubure gusasa. Wagenda se ukaryama ku buriri budashashe, wapi. Ugomba ugenda hariya Nyabugogo, hari ahantu bagurisha bed cover nyine aba ari aya makeya adahenze. Ubwo nawe wareba ubushobozi bwawe ukareba niba wagura ihenze cyangwa ibindi. Kubwira abantu badafite amafaranga, nyine badafite amafaranga menshi, ukagenda ukagura bed cover ya makeya, ukamenya ngo nawe urayifite. Ikindi kintu ni amarido. Amarido arahenda, ariko guhenda kw'amarido, hari amarido adahenda. Ntabwo amarido yose agurira ku biciro bimwe. Hari VIP ya danje ufite amafaranga wayagura, ariko mu gihe nta mafaranga ufite haba hari amarido ya make. Iyo ugiye hariya ku marido bakwereka ibiciro by'amarido nyine, nawe ugahitamo bitewe n'amafaranga ufite. Nawe rero ntabwo ugenda nawe ujye kwihanika, uragenda ukareba amarido ubwo nyine mu mafaranga yawe makeya, ukavuga uti byibuze
niyo nafata amarido abiri arahagije, ukazayamanika iwawe byibuze bikaba bisa neza. Nawe nyine bitewe n'amafaranga ufite urabyumva. Ikindi kintu, ubwo tuvuye mu myenda tugeze mu byombo. Ibyombo utagomba kubura, ikintu cya mbere ni ifu n'amasafuriya. Amasafuriya murabizi ko amasafuriya iduzeni ibirimo maybe amasafuriya 12. Nimba ari amasafuriya 12 wowe ukaba ubona ufite nta mafaranga ufite, ushobora kugenda ukavuga uti mumpe amasafuriya 6, ubwo ni igice, mumpe amasafuriya 6. Ubwo amasafuriya 6 iyo bagiye kuyaguha barakuvangira, bagenda bafata inini bagakurikizaho iyo bikurikirana, nyine agira ukuntu akuvangira kugira ngo utazagira isafuriya ubura. Arakuvangira, nawe ntabwo wagenda ujya guterura iyo duzeni y'ibihumbi 12 kandi ukeneye n'ibindi bintu byinshi. Wowe uragenda ukamenya ngo uguze amasafuriya 6 aba abaye kuba wifashisha nyine mu gihe wenda mu rugero runaka wazabona amafaranga ukongera, ariko rwose 6 waba uyifashisha uko biri. Ikindi kintu rero, amasorori ukuntu bigenza nyine mu gihe nta mafaranga ufite. Uyafite nahoze mbivuga wagura n'amasorori 10 nta kibazo, cyangwa 20, ariko niba nta mafaranga ufite uragenda ukagura isorori nziza nyine. Wamara kugura isorori nziza ukagura n'indi sorori isanzwe. Ubwo si amasorori amoko abiri, uguze isorori nziza, uguze n'indi sorori amasorori asanzwe. Amasorori aba ari 6 ahari, ubwo ni 6 asanzwe na 6 meza. Ubwo ukuntu bibika, nimba ayo masorori meza urayabika, ukajya umenya ngo nimba abashyitsi bagusuye ntabwo bari gucishijemo, ubwo urayafite arabitse. Noneho yayandi nayo, yayandi asanzwe nyine adahenze, urayafata ukayabika, ugasigaza hanze amasorori ntabiri, uyabika ahantu nyine wizewe, ugasigaza amasorori ukenera. Nimba ari 3 cyangwa 4 cyangwa 2 ukaba ari usigaza, andi ukamenya ngo urayabitse ahantu nyine kure hawe mu rugo, ufite ahantu yabika. Ntabwo umukozi ahora yajagajaga, ntabwo ahora yafata ngo arayoza n'ibiki, kugira mu rwego rwo kugira ngo nyine aba ari safe. Urayibikira ukamenya ngo ahantu yibikiye ni ibi n'ibi. Ubwo ibyombo nabyo ndagenda mbabwira ukuntu bibika, kuko ibyombo iyo utabibitse birameneka ntubimenye, nyine ibibazo bigenda bibamo. Iyo biri aho ngaho umukozi aramena ikirahure agafata ikindi, byamena isahani agafata indi, nyine ko bihari. Ariko iyo wabyibikiye ahantu kure, umenya ngo iyo cyamenetse, umenya nyine ngo byamenetse, ukamenya uko ubimanaginga. Ikindi kintu ubwo ni amasorori niyo mvuze. Ugura amapera 2, wamara kugura pera 2 ukamenya ngo imwe urayibitse niyo kujya usohora ufite abashyitsi n'iki, ariko nyine ukagira n'andi yo kugitegura, ariko apana yose. Amasorori 6 ntabwo ariko buri munsi wayategura, ukagira amasorori nyine umubare runaka ugumisha aho ngaho. Niyo wajya unakenera, niyo wasohora 2 wajya ukenerane ukayakuramo, ukamenya ngo urayakoresheje, urongera urayabitse ahantu. Ariko nyine umuntu wese atagenda ajagarira kuko yibonera ahantu wowe wenyine ugera. Ikindi kintu ni amasahani nayo niko bigenza. Amasahani nayo ugura amasahani pera 2, ugura pera 2, ukagura pera nziza, ukagura nyine amasahani meza, ukagura n'andi asanzwe adahenze. Ahari mu mujyi mu byombo abahari, ukamenya ngo uguze isorori isahane idahenze n'ihenze. Ubwo ntabwo ndi kuvuga ngo bihenze cyane, uba uragenda nyine ukareba bitewe n'ubushobozi ufite, ukareba izidaguhenze cyane ariko nziza nyine, ubundi ukagura n'izindi zisanzwe zo gukoresha mu rugo. Urazifata rero, ukuntu uzibika nazo zaje ni nziza, ntabwo zizana ngo ushyire mu kabati, ntabwo keretse wenda ku kabati gafungwa, ntabwo zizana ngo ushyire mu kabati umukozi ajye yifatira ibyo koza bimene n'iki.
wamenya ko iyo sahane uzibitse ahantu hari safe, ahantu nyine ukorayo ukeneye ufite abashyitsi, ukorayo nyine ari we wikoreyeyo, ukamenya ngo ayo yandi yo mu rugo murayakoresha, kuko nyine ukuntu nahoze mbivuga, iyo wowe wikorerayo umenya nyine ukuntu managinga ibintu byawe. Ayo ni amasahani, nayo ukagura imiguru 2, sinzi nimba ariko navuga imiguru 2. Ikindi ibiyiko n'amafoke, ibiyiko n'amafoke uragenda bakwereka, haba hari ubwoko butandukanye, wowe bitewe n'amafaranga wumva ufite urayabona, keretse rero ushaka ibintu bihanitse, ariko ufite amafaranga make nazo ziba zihari, ukagenda bakaguha amafoke n'ibiyiko n'amarushe n'amafaranga ufite, nabyo ntubisohore byose, kuko ntabwo ibirushe biba ari 6, biba bifunze ari 6 niba atari 5, ntabwo ibirushe 5 byose uzabikoresha nyine umunsi umwe, ntabwo byose ariko wabikoresha. Ibiyiko byose uko ari 6, nimba ari 6 nimba 12, ntabwo byose uzabikoresha umunsi umwe. Rero uba ugomba kugira ibyo wibikira, kuko noneho ibirushe n'amafoke byo biri no mu bintu bitakara cyane, biratakara. Ariko iyo wasohoye ibiyiko 3, ugasohora amafoke 3, ibirushe 3, umenya ukuntu bimanaginga, niyo byabuze umenya uko bibaza, apana ni byinshi nyine biranabura n'ubimenye, umenya uko bibaza. Ikindi ni porte savo, na porte savo uba ugomba kuyigira, ukayigura nayo. Porte savo nazo ntabwo zihenda murabizi. Ikindi ni ga zo koga, nazo ziri mu bintu uba ukeneye kugura, kuko ntabwo waba uri umugeni ngo mu gitondo ubyuke ujye gushaka ga, oya, ntabwo waba warabirongowe warabikoze ubukwe ngo mu gitondo nukenera koga utari wamenyera wenda na quartier wajemo utangire nyine ubura ahantu ugurira ga n'iki, uba ugomba kuba ufite na za porte savo byose. Ikindi ni ibikombe, ibikombe rero nabyo ubikora nka kwa kundi kw'amasorori n'amasahani, haba hari ibikombe, haba hari amatasi, haba hari n'ibikombe bisanzwe. Rero ntabwo wagenda ngo ujye kugura amatasi gusa, nimba uguze ureba nyine amatasi, kugura amatasi, niyo wagura ikarito imwe ukagura n'inoza n'ibikombe bisanzwe byo gukoresha mu rugo, gutyo. N'ibirahuri, ibikombe reka tubijyane n'ibirahuri, ibirahuri nabyo. Noneho ya matasi sasa nayo ntabwo nari mbabwiye gato, ya matasi nayo urayabika ugasigaza, niyo wasigaza amatasi 2 hanze, nkakura nyine ibindi byose wabikoze, ugasigaza amatasi hariya, uvuga uti nayo gukoresha. Nuko nakomeje kubivuga, iyo ibintu wasohoye ibintu bikeya, iyo bimenetse cyangwa bikagenda ukundi urabimenya, kuko ari bikeya nyine urabimenya, ariko ari byinshi urabyumva, nkuko nahoze mbivuga ntabyo umenya. N'ibirahuri nuko, usohora ibirahuri 2 ukabishyira hariya, ukajya umenya nyine ukuntu bimeze. Noneho ibirahuri n'ukuntu muzi bimeneka n'amatasi, ukihanangiriza umuntu ugufasha, ukaba wamubwira uti ngibi ni 2 bizabura, bizameneka, ntabwo tuzumvikana, nyine ukamenya uko mwihanangiriza. Ariko iyo ari byinshi arakimena agafata ikindi ntubimenye, ngayo ngo kuko niyo ari byinshi nyine biba byoroshye ko byameneka. Ibyo ni ibirahuri. Ukagura n'iparato imwe, iparato niyo wagura imwe ko nayo ibikenewe. Ikindi ndumva ari ibyo ngibyo, nibyo mbaye mbabwiye. Nzababwira n'ibindi birongoranwa ugomba nabyo kuba ufite, kandi n'umusore nawe ibyo agomba kuba afite. Nimubishaka mubimbwire nabyo nzabibabwira. Naho ngaho rero noneho nsoreje nanone, ndabashimiye ko mwankurikiye. Nimba uri mushya ndagusabye ukore subscribe, ubundi tujye tubana no mu bindi biganiro bikurikira. Ndabashimiye, murakoze kandi ndabakunda.